Dera aho hari aba nibo bayobozi batukomisariza rwego abayobozi bacu turabakiriye kubera ko nta mwanya mfite wo kubavugaho ari mfite byinshi byo kubavuga mugihagaze mwese reka sabe uwahoze ari representa wacu former president bamuhakiriye mu izina ry'abandi bayobozi bose bacukuye Imana imugisha. Reka nakire abatukomisariza mwese aho muri muhaguruke mwese abantu bose barahabicaye. Nimumfashe gushimira abantu bateguye umugoroba dukomera Imana amashyi. Umuryango mwiza ukora umurimo w'Imana ahamagawe n'Imana kugira ngo ukore Imana bimeze bityo. Ntabwo muzagwisabye ariko kubifuriza ntabwo muzagwisabye ariko icyo dukora uyu munsi ari umunsi tuzakigororerwa tubikora mu mutima w'ubushake no gukomeza gushaka Imana nicyo cyose murakoze Imana bamubera cyane naza kwakira Jesus.